Kubera ko amafaranga ya crypto yamaze kwinjira mu mitwe y'abaturage benshi, abaturage bamwe na bamwe basigaye bakurikira amakuru agendanye n'uko crypto zigenda zakirwa mu bihugu bimwe na bimwe, harimo nka Nigeria yamaze gukora icyo twita crypto adoption. Tukagaruka i Kigali, amaze iminsi hateraniye inama yiga kuri blockchain na AI. Ibi byose no kugira ngo isi ishifting ive kuri web 2 yinjire kuri web 3, aho umuntu agira uburenganzira busesuye bwo gukoresha internet agakora ibye nta validation ijemo, hanyuma ibikorwa bye bikagenda neza ku murongo nta kugenzurwa kubayeho kwish. Ariko byose ntabwo bishobora kuza kuba byajya hejuru y'amategeko agenga igihugu n'isi muri rusange. Niyo mpamvu amafaranga ya crypto uyagiraho uburenganzira ari uko usoje gukora icyo twita KYC. KYC ni know your customer. Kuri we tubanye bwa mbere ni uburyo ki utangamo ibyangombwa byawe, hanyuma bagacekinga ko utari irobo cyangwa se ibyo byangombwa utanze ari by'umuntu uriho atarapfuye, kugira ngo umunsi wakoze ikosa uzaribazwe nkawe nyine. Niyo mpamvu iyo umaze gusoza iyo KYC baguhereza amacoin yawe, wamara kubona ya macoin ubwo ugiye kuba wayakoresha. Ibyo rero iyo bimaze kuva mu maboko mu bihugu biba byaramaze gukora crypto adoption, hakurikiraho kugena itegeko rigenzura ya mafaranga ukoresha cyangwa se wahawe uburyo cyashobora gukoreshwa. Ibi byose ni impungenge ziza nyuma y'uko crypto ibintu byose byubakiye kuri blockchain, kuko amasezerano yacu asinywa hakoresheje smart contract. Nyine ubwo nta babagabo basinye kuri za mpapuro usanzwe uzi niba hari icyo uguze ukavuga uti nasinyiwe n'abantu 5, ahubwo byo bikorerwa kuri smart contract hanyuma bikabikwa kuri blockchain. Bityo rero kuko nta muntu uzaza ngo abihamye cyangwa ngo abihakane, bagendera ku mwirondoro wawe, ubundi bakora igenzura kuri blockchain bakasanga mu ma transaction wakoze wenda hari era yabayemo, kaza kuza kuba wakurikiranwa. Ni muri urwo rwego rero iyo nta mategeko harabigenzura, ibihugu bimwe na bimwe bigenda bibibuza kubikoresha. Ariko nko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamaze kudusiga, hatowe itegeko rishya rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyine rigamije gutegeka no gucunga uburyo digital commodities nka Bitcoin, Ethereum n'izindi crypto hashobora kuzamo na Pi network zikoreshwa kandi zikorwa kandi zikagenzurwa. Iyi ni draft y'itegeko yashyizwe imbere na Mr. Bosman na Mr. Boka muri Sena ya Amerika, riteganya guha Commodity Future Trading Commission cyangwa se CFTC ububasha bwo kugenzura uburyo crypto ikoreshwa nk'ibicuruzwa cyangwa se commodities. Ariko se ibyo bivuze iki kuri Pi network, kubera ko ariyo benshi bisangamo cyangwa se ariyo benshi bafite? Nkuko twese twiteguye kuba twakora byose bishoboka kugira ngo tuzagere ku maherezo y'uyu mushinga wa Pi network mu gihe zabefunguye open mainnet, aya mategeko nayo nyine ubwo izaza ihangane nayo, kubera ko izaba imaze kuva mu mategeko byako watima. Ubicyo wakora baripotinga umushinga nyine, ikosa ushobora gukora rikaba ryagira aho ribangama baripotinga umushinga. Ariko mu gihe ko watima yaba yamaze gufungura open mainnet bakurikirana wowe ku giti cyawe. Rero reka tubanze turebere hamwe amavu n'amavuko y'iri tegeko, uraza kuza kumenya impamvu ari byiza kuba ryaba ryasinywe cyangwa se icyo bishobora kuba byafasha abapiyoniye bari kwitegura impinduka zikomeye mu gihe kiri imbere ariko kitazwi. Iri tegeko ni itegeko ryavutse nyuma yaho habayeho kutumvikana muri crypto, impanuka za FTX run n'izindi. Abasenateri bashatse gushyiraho uburyo bw'amategeko guha CFTC ububasha bwo kurengera isoko ry'amasoko y'ikoranabuhanga. Bavuga ko crypto nyinshi zitagomba kwitwa security nk'imigabane isabwa kwiyandikisha muri SEC, ahubwo ari digital commodities, ibicuruzwa by'ikoranabuhanga nyine. Urugero nka Bitcoin iri mu cyiciro cya digital commodity. Pi network nayo ishobora kuzinjira muri iki cyiciro nyuma yuko hafunguwe open mainnet. Ibi byo bituma iri tegeko rigenda rigira agaciro kanini ku mushinga turimo turakora, uburyo CFTC izajya igenzura digital commodities. Reka turebere hamwe haramutse habayeho ko babigenzura. Iri tegeko riteganya ibintu by'ingenzi 4. Habanza registration, buri exchange cyangwa se buri platform ishyirwa ku isoko cyangwa se igomba kuba yashyirwa ku isoko isabwa kwiyandikisha muri
CFTC. Hanyuma kandi hakaza transparency, amakuru yose y'ibiciro, uko crypto zihinduranya n'amafaranga cyangwa se uko zigenda zihindura ibiciro bigomba kuba binyuze mu mucyo. Hakaza kandi consumer protection, gukumira scam, fake coin ndetse na rug pull. Hakazamo kandi tax and compliance, gutanga raporo zigaragaza aho amafaranga yavuye naho ajya. None se ibi bivuze iki ku bijyanye n'ingaruka cyangwa se bishobora guteza ibihe bibazo? Ariko nanone mbere yuko tureba ibibazo bishobora kuba byateza, reka tubanze turebere hamwe kuri ibi ngibi bine basabye kuri Pi Network. Ntago byagorana kubera ko Pi Network yakoze ikintu cy'ubwenge mbere, isaba icyo bita KYB. Ubundi mu busanzwe iyo coin igiye kulistinga kuri exchange, nyir'umushinga nk'ubu nyine Dr. Nicholas aterura dokimaze zirimo smart contract n'ibindi, agashyira nyiri exchange akagenzura, akamwereka total supply yose afite, hanyuma yabona liquidity ihagije akamulistingira. Ariko kwa team ibyo yarabyanze, ahubwo ibategeka kuba aribo bazana ibisabwa byo kuba bakorana na Pi nyine. Hanyuma bakora icyo bita KYB cyangwa know your business, ubwo iki cya registration cyamaze kuba cyavuye mu nzira, ahubwo hajeho transparency. Amakuru yose y'ibiciro uko crypto igenda ihinduranye bigomba kuba byanyuze mu mucyo. Iki nacyo ntago ntekereza ko gishobora kuba cyagonga abapiyoniye, kubera ko iyi coin nyuma yuko bafunguye open network biba bigaragaza neza. Nk'iyo usuye ahantu hose hagaragaza ko hari listinze Pi, ubasha kuba wabisoma. Aha kandi hazaho consumer and protection, gukumira amaskamu ndetse na token na fake token. Ahangaha ko team yarabikemuye nabyo, kubera ko token ziri mu gice cya test irazigaragaza ndetse n'iziri mu gice cya mainnet ikazigaragaza. Niyo mpamvu kuri wallet yabo habaho ibyiciro bibiri, bagennye ko hari ushobora kwitorezaho n'izo ushobora gukoresha mu gihe ushaka gukora ibikorwa bya nyabyo. Haza kandi tax and compliance, gutanga raporo zigaragaza aho amafaranga yavuye naho yagiye. Uze kwinjira muri wallet yawe ya Pi nyine, hanyuma uraza gusanga niba hari ibikorwa wakoze mu kwa mbere k'umwaka ushize, niba wari warahawe migration biranditse kandi birahari, ndetse niyo ukoze transaction bakwandikira neza wallet wazoherejeho. Ushobora gucekinga niba zagiye kuri wallet yo kuri exchange cyangwa se zagiye kuri wallet yo muri Pi browser nk'ibisanzwe. Ibi rero niba Pi imaze kuba yabitsinda, iyo Pi Network ishobora kuza kuba itsindwa na kimwe muri ibi ngibi, abapiyoniye nyine ubwo iri tegeko twakabaye kuba tutaryishimiye. Ariko mu gihe Pi ibi ngibi ishobora kuba yabitsinda nk'uko tubisobanuye, ahangaha Pi izaba iri mu bihe byiza mu gihe izaba iri ku isoko ryo hanze. Ya test yabo izaba irangiye, bizasaba ko iba ifitingana n'aya mategeko kugira ngo tuyikoreshe neza. Ibi bizatuma Pi yemerwa n'amabanki na exchange zemewe, bigaha agaciro Pi coin ku kigero cyumvikanyweho, aho benshi bakunda kuba bashyigikira igiciro cya GCV cyangwa se price concept. Turimo kugana ku rugendo rufungura open mainnet. Iri ni ijambo rikunda kuganirwaho ryitwa GCV. Impamvu iri tegeko rifitanye isano cyane n'abapiyoniye nuko abenshi mu bantu baba mu mushinga wa Core Team batari basanzwe bazi ko amafaranga ya crypto hari amategeko ayagenga. Nk'abapiyoniye twebwe turi muri crypto ecosystem irimo gukura vuba cyane. Iri tegeko rishya rirashaka gutuma crypto ihindura ikintu gikwiriye cyangwa se kinini mu mategeko. Ibyo bivuze ko igihe Pi izashyirwa ku isoko, open mainnet yabaye, isoko rizaba rifite uburyo bwemewe bwo gukoreshwa, Pi ikaba yakinjira mu buzima busanzwe bw'abaturage kandi ikaba yubahirije amategeko. Byongeye kandi Pi Network irimo kubaka icyo bita liquidity app, nk'uko twabonye muri Pi browser harimo payment system n'amasoko ya Pi. Hariya Core Team ibingibi nabyo ibi biteganya, ibi bizi neza ko isaha n'isaha hashobora kuza kuba habaho gucekingwa, bakababaza bati se amafaranga ya Pi aza gute, asohoka gute. Aha rero niho bahita bubakira icyo bita payment system cyangwa se amasoko yakira Pi nyine, kugira ngo niba bagenzura bizabe bimeze neza. Iri tegeko rizafasha izi app kuba mu buryo bwemewe n'amategeko, aho bishobora kuzatanga isura nziza kuri Pi nyuma yuko imaze no kujya mu matelefone menshi ari hejuru cyane nk'uko bagiye babitangaza ejo bundi. Bizatanga icyerekezo gishya, Pi coin izagira agaciro, ishobora
kugera ku rwego rwo kwemerwa ku isoko ryo hanze ya ecosystem mu gihe Pi Core Team izaba imaze kugaragaza compliance yayo. Ese iri tegeko rifite ingaruka mbi? Yego, hari impungenge zishobora kuba zaterwa n'iri tegeko. Bimwe mu bihugu bishobora kubireba nk'uburyo bwo gukumira crypto kugira ngo hitabasha kuba yakoreshwa nk'aho bamaze kuba bayihebera exchange nto n'imishinga mishya, bishobora kuzabura icyemezo kibemerera gukora mu bwisanzure. Ariko nahumuriza abapiyoniye mbabwira nti kuri Pi ibi ntibishobora kuba, ahubwo ni amahirwe, kuko ugereranije n'izindi crypto Pi ikoresha real identity. KYC ya Pi nije nk'igisubizo kuri iri tegeko, kubera ko bagusaba indangamuntu ya nyayo, bisobanuye ko yujuje ibyo amategeko ya Amerika isaba. Ejo hazaza ha Pi network muri uyu mujyi wa blockchain mu myaka iri imbere, iyi draft izaba itegeko ryemewe, ubwo Pi nayo izaba iri kuri open mainnet. Iri tegeko naryo rizaba ryubahiriza, bizaba bizije gufasha kwemerwa ku masoko yemewe, kwinjiza Pi mu bucuruzi n'amabanki, gukomeza gushyigikira pioneers kugira ngo bagume batere imbere. Mukomeze mukore KYC zanyu muzikoreye ku gihe, hanyuma mukomeze mwitoze gukora transaction mudakoramo amakosa, mukomeze kugira uruhare mu kubaka ecosystem ya Pi, kuko igihe amategeko nk'aya azatangira gukurikizwa, bamwe na bamwe tuzatangira kuba twashyirirwaho ibihano mu gihe waba hari ikosa ukoze rinyuranyije n'amategeko nk'uko abisaba. UCD Digital Commodities Bill ni draft y'itegeko rya Amerika rigamije kugenzura crypto na digital asset. Muri iyi video nibyo twasesenguraga uko iri tegeko rizashyira ingaruka nziza ku bapiyoniye n'uburyo Pi yiteguye kuba yahangana ku ruhando mpuzamahanga. Ariko kandi ibingibi bisige inyigisho cyangwa se isomo ry'uko ugomba kuza kuba wakumya ukabika amapayi yawe cyangwa se ukabika coin zawe, kubera ko iyo wavuye mu murongo ubwo nyine uba wavuyemo. Ahangaha rero nizere ko buri muntu ufite coin akomeje kugenda yongeraho akantu kuko yafataga umushinga. Ntago umushinga wa Pi ari umushinga tubara mu mwaka umwe cyangwa ibiri, bivange n'imirimo y'amaboko nibwo bitazakurambira. Ntago kumayininga bihagarika akazi gasanzwe, ahubwo urabivanga hanyuma ugategereza icyo kuba team ishobora kuba yatangaza mu minsi iri imbere. Aha rero ni kuri Rugwiro Pro Zone, tuganira ku makuru yose yagiye acaracara ku mbuga nkoranyambaga hirya no hino, kugira ngo tubashe kungurana ibitekerezo ku bijyanye na cryptocurrency ndetse na blockchain. Ibintu byose tuganiraho hano ushobora kuba wampamagara nawe ukaza kuduha igitekerezo cyawe kigatambuka live hano kuri Rugwiro Pro, kugira ngo abadukurikira babashe kuba bamenya ayo makuru. Mu gihe cyose wumvisha hari igitekerezo ushobora kudusangiza, ushobora kunyandikira kuri nomero yanjye ya WhatsApp cyangwa se ukanampamagara. Imbaga mu ijwi rya Rugwiro Pro. Reka nizere ko tuzabana mu biganiro byacu bigiye bitandukanye, cyane ko bigihari ari byinshi. Tugira group WhatsApp ducishamo update zigiye zitandukanye, urayibona uciye muri video description ahanditse more cyangwa se muri comment ya mbere. Ubundi tugume tubane turi umuryango mugari. Nizere ko wamaze kuzuza ibisabwa, naho ibyakuba timu mbirekere kuba timu. Twebwe icyo dusabwa ni ukumayininga gusa, tukubahiriza amategeko n'amabwiriza agenga uyu mushinga, kugira ngo ejo n'ejo bundi nibaza kuba bawushyira hanze tuzabe turimo dusereburana n'abandi babashije kuba bakitwara neza ku bijyanye n'uyu mushinga. Ndagushimiye, reka nizere ko tuzabana mu biganiro byacu bya buri munsi, cyane ko ari byinshi kurushaho. Imana ikurinde naho ubutaha.